uko wagenda kose ntiwagenda nka gari ya moshi. Niyo mpamvu rero ugomba kuzakoresha igihe cyawe neza ntikigusige. Nugiye nikiramuka kigusize nta hantu uzigera ugifatira. Ubwo rero koresha igihe cyawe ugifite imbaraga, ibyo nibyo bizagufasha kugera ku cyo ushaka kugeraho. Kandi dore wisinzirizwa n'uko wagezeyo, kuko ibyo wishingikirije byose byaba ubusa bigasubira hasi. Ubwo rero kora uko ushoboye kose, nimba hari intambwe wateye ujya imbere mu iterambere, ntukazongere kuritera uje inyuma, kuko kuyubaka wayubatse ikuvunye, ariko kuyubaka uyisenya bizoroha kurusha uko wayubatse utera imbere. Reba benshi basubiye inyuma, icyabasubije inyuma ntikikazagera kikugonga na rimwe. Uzacirinde nk'uko wakwirinda buri kintu cyose cy'icyago cyakugeraho. Kunanirwa uri ku rugamba biruta kunanirwa uryamye. Kwirirwa uryamye ntabwo ari umumaro, ahubwo kwirirwa uri mu kazi ukora ugataha wananiwe, ibyo nibyo bifite umumaro. Gerageza ushake umurimo uwo ari wo wose wo gukora, kugira ngo iminsi yawe yose ushake icyagutunga cyakubeshaho mu byo wakora byose. Ntukishongore kuri mugenzi wawe ngo urashoboye, kuko hari ibyo ushoboye nawe adashoboye, nawe hari ibyo ashoboye udashoboye. Muri icyo gihe rero ibintu byose ni magirirane, muzafashanye. Kugira ngo abantu bakwemere, si amagambo meza ugomba kuvuga, si ukwambara neza, si isura nziza, ahubwo kugira ngo abantu bakwemere ni ibikorwa byawe bigaragarira amaso. Ibyo ngibyo nibyo bituma abantu bakwemera. Mu byo uzakora byose uzige kubaho ufite abantu, wige no kubaho utabafite. Ibyo bizakugirira umumaro mu gihe uzaba uri mu kangaratete. Nimba ushaka kugira ngo ugire ikintu wageraho, usabwa kugira ngo wigire injiji muri buri kimwe cyose. Niba ushaka kugira ikintu wageraho, usabwa kwigira injiji.